mbere yuko mbahereza iyi message, impano y'ubuhanuzi ni imwe mu mpano eshanu itorero ryubakiyeho. Niyo mpamvu umuntu uzarwanya umuhanuzi azaba arimo kwikoraho. Nawe unkurikiranye ntukapinga ubuhanuzi, ariko icyo nakubwira, isi cyangwa ibihugu byayoborwaga n'abantu batatu. Uwa mbere wazaga yabaga ari umwami yatangaga amategeko, agatanga umurongo, agatanga amabwiriza, yarangiza hakaza umutambyi wihaniraga ibyaha by'abantu. Ibyo narabibabwiye. Uwa gatatu wakurikiragaho yabaga ari umuhanuzi. Inshingano y'umuhanuzi kwabaga ari ukuvugana n'Imana ikintu cyose. Reremere botayinimo relevayini, Imana yavuganye nanjye, nababwiye aya magambo mbabwiye. Imana yayampaye saa 10 z'ijoro, irambwira ngo ubwire abantu banjye ngo igihe bamaze bazerera kirahagije. Bindirimbo cyashya ndi kumwe n'umwana w'intama. Isengesho TV ikugezaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagarutse muri cya kiganiro cyacu nkuko bisanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana. Ni Kenny, unyise profete ntago waba uvangiwe, unyise pastoro ntago waba uvangiwe, unyise na missionnaire nabwo ntago waba uvangiwe. Umugambi mfite ushingiyeho nayo mazina yose ni ukurwanya shitani na shitaniya, abadayimoni n'abadayimonikazi. Rero mwambara intwaro zose z'Imana. Nicyo kiganiro giheruka mbazaniye. Rero message Imana yampaye, Imana yampaye ubutumwa saa 10 z'ijoro ndimo nsenga imbuza amahoro. Irambwira ngo ugende ubwira abantu. Wowe nkurikiranye mbere yuko nsenga, ndagira ngo utege amatwi, ufungure amatwi, wumve ubutumwa Imana yampaye. Ngewe ntabwo naryamye, naraye mbuza amahoro. Reka mbabwize ukuri, wowe dukurikiranye uri umunyamugisha. Banza ubwira Imana ngo Mana ushimwe ko wantekerejeho muri ubuhanuzi Imana yampaye. Imana igiye kwambikamo abantu, Imana igiye kugaburiramo abantu, kuko Imana yanyeretse icagagura imigozi yariboshye abantu batandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo dukurikiranye ku Isengesho TV udacikwa n'ubu buhanuzi. Tugiye gusenga, ni ibintu bigera muri 6, ariko byose ntago mbibabwira. Ndababwira 3 muri iki kiganiro, no mu gikurikira ndababwira ibindi, kuko uyu munsi ndabaye ibiganiro bigera muri 4. Byose murabikurikirana ku Isengesho TV. Muvuge ngo amen. Zamura ibiganza uhereza Imana icyubahiro. Ariko tutarasenga, we bavuze kuzakubitwa n'inkuba, ntabwo izagukubita. Imana yaraye ibimbwiye. We babwiye ko uzapfa wangara, yaraye ibimbwisha ntabwo uzangara. Ndarahiye, Imana yacu niyo kwizerwa. Ababikubwiye n'abantu. Nzanye ijambo rivuguruza amagambo y'abantu ku buzima bwawe. Munyemerere dusenge rero. Ngewe niyemeje gukorera Imana. Izuba riva, amagambo ahari, abantu bavuga, abantu batavuga, abantu muri Amerika munkurikiranye. Ndagira nkubwire mu bo Trump agiye kwirukana ntabwo murimo. Lebo sete, reka mbanze nsenga. Mana yampaye ubuhanuzi bwanyu. Abadiaspora mwese munkurikirana, mumaze iminsi munyandikira. Imana yampaye ubuhanuzi bwanyu. Abarundi, ababanyi b'Abarundi, muhereze Imana yacu icyubahiro. Hari ibintu Imana yambwiye bigiye kuba mu gihugu cy'i Burundi. Ndaje nabyo mbibagezeho. Imana iri kuma ubuhanuzi bw'abantu ku giti cyabo, iri kuma ubuhanuzi bw'ibihugu, iri kuma ubuhanuzi bw'abayobozi, iri kuma ubuhanuzi bw'abayoborwa. Mana nabwiye Imana ninjye muhanuzi usigaye noneho ko ari njye uri kubwira ibintu bitandukanye. Nanjye nabuze igisubizo, ariko reka dusenga Imana tuze tubabwira ibintu bitandukanye Imana yarayibabwiye ku buzima bwanyu. Ndagira ngo dusenge rero, ubundi Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Kandi muri ubu buhanuzi ibintu byose ni deregitoma, ni deregite. Wowe ugira amahirwe yo kunkurikirana, ibintu ndi bukubwire utabitegereza mu myaka 3, nubitegereze mu myaka 5, nubitegereze mu mezi 8, bitegereze mu minsi 30. Imana yambwiye ko ibintu ndi buhanure muri iki kiganiro ari iminsi 30 niyo mbahaye. Niba nguhanuriye umwana muri iki kiganiro uraza gusama, reka kumbwira ngo umaze imyaka 20 wabuze umwana. Niba ari akazi mu minsi 30, ibi bintu Imana yabimbwiye. Ndaza no kubyandikaho, muraza kubibona. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uri data wa twese,
uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Sengeye abantu badukurikiranye, abari mu mahanga, kandi sengeye n'abantu badushyigikira, bashyigikira ibiganiro byacu. Ubahereza umugisha utagabanyije, ubahereza imbaraga mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi wampaye ku bantu bashobora kumva ururimi, Mana reka bukore mu buzima bwabo. Ubambike imbaraga, ubahishurire, ubakize indwara, wirukane dayimoni, wirukane ubukene, wirukane lelebetene. Aleleva ya satakene moyasa. Ndumva imbaraga z'Imana zigiye gukora ku bantu, zigiye gukora ku bantu mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana, hereza umugisha abantu, kandi izina ryawe rikomeze kuhabwa icyubahiro. Tubisenze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muvuge ngo amen. Ndagira ngo mbabwire mbere yuko mbahereza iyi message, impano y'ubuhanuzi ni imwe mu mpano eshanu itorero ryubakiyeho. Niyo mpamvu umuntu uzarwanya umuhanuzi azaba arimo kwikoraho. Nawe unkurikiranye, ntukapinga ubuhanuzi, ariko icyo nakubwira, genzura ubuhanuzi, ubugenzuza umwuka, ariko ntugapinga ubuhanuzi. Narababwiye mu isezerano rya kera, isi cyangwa ibihugu byayoborwaga n'abantu batatu. Uwa mbere wazaga yabaga ari umwami. Umwami yatangaga amategeko, agatanga umurongo, agatanga amabwiriza, yarangiza hakaza umutambyi wihaniraga ibyaha by'abantu. Ibyo narabibabwiye. Uwa gatatu wakurikiragaho yabaga ari umuhanuzi. Inshingano y'umuhanuzi kwabaga ari ukuvugana n'Imana. Umutambyi ntabwo yavuganaga n'Imana, ahubwo umuhanuzi niwe wavuganaga n'Imana. Akabwira umutambyi by'Imana yavuze, akabwira n'umwami by'Imana yavuze, ubundi ibintu bigahinduka byiza. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma Imana yambwiye rero nguze kubwira ubwoko bwanjye ngo igihe bamaze bazererera mu butayu kirahagije. Yesu nashimwe cyane, kuko nabonaga abantu bagenda ariko bameze nk'abatazi iyo bajya. Yo bintu nabibonye, nkabona harimo abazungu. Iki kiganiro ndaza kugishyira no mu Cyongereza, nacyo ndakizi. Ngewe nzi indimi eshanu, izi ndimi zose ndaza kujya nzikoramo ibiganiro. Nabonaga harimo abazungu. Tekereza kubona umuzungu afite uruhara rurimo kuyaga. Nakomeje izi mpara z'abazungu Imana imbwira icyo bisobanura. Nkabona harimo abagande, nabona harimo abantu bavuga indimi zitandukanye, nkabona harimo abanyarwanda, nkabona harimo abarundi, nkabona baragenda batazi iyo bajya. Mbaza Imana, ntaba abantu uko bagenda batazi iyo bajya. Ibi bintu ni ibikirimo kunyereka. Imana irambwira ngo aba bantu bamaze imyaka myinshi mu ruzerero, uze kumbwirira abantu banjye, ubabwire ngo igihe bamaze mu ruzerero kirahagije. Wowe unkurikiranye, ntago nzi ikintu cyakuzerezaga, ariko uruzerero rurarangiye ku buzima bwawe. Ikintu cyose reremere botayinimo relevayini, Imana yavuganye nanjye. Nababwiye aya magambo mbabwiye, Imana yayampaye saa 10 z'ijoro. Irambwira ngo ubwire abantu banjye ngo igihe bamaze bazerera kirahagije. Ugire ngo amina, haleluya. Hari abavuye mu Rwanda bajya gushakira ubuzima mu Burundi, ubuzima barabubura. Hari abajya bamamagara ngo turi muri Kenya, ngo twavuye hanga, mwajyaga kwenda iki? Mwagiye ari Imana yababwiye, naho ubuzima barahabahurira. Hari abarimo kujya i Bugande, naho ubuzima babubuze. Hari abagiye muri Amerika. Ejo bundi nabonye nari bifata abantu baba babeshye ngo bagiye kubashakira akazi, bagiye kubacuruza. Abo no babirwanirira. Imana yambwiye ngo n'uruzerero. Imana yambwiye ngo nta hantu itatangira umugisha. Imana mbabwira ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Nta hantu Imana itaguhera umugisha. Mumvugire ngo amina, haleluya. Wacuruza umunyobwa, Imana ikaguha umugisha. Wacuruza indagara, Imana ikaguha umugisha. Wacuruza amashi, Imana ikaguha umugisha. Wacuruza botike, ikaguha umugisha. Imana yazanye umugisha ntawe itaguhe. Ibintu by'uruzerero birangire mu izina rya Yesu. Yo message ya mbere. Message ya kabiri, ngiye no gusenga. Ntabwo ndinde naje hano nzanye ubuhanuzi, nta bindi bintu nazanye.
zamura ibiganza uhereza Imana yacu icyubahiro. Message ngiye kubona mbona bantu barimo kuzenguruka, Imana irambwira ngo igihe bamaze mu rusero kirahagije. Ngiye kubona haleluya, mbona marayika avuye mu ijuru afite amababa, yari afite amababa manini. Nkabona umuntu yicaye ku ibaba, nkabona undi yicaye ahangaha, nkabona undi yicaye ahangaha. Imana irambwira ngo ibi bintu ubonye n'abantu nzamuye mbajyanye ku rundi rwego. Reka nkubwire wowe nkurikiranye, niba uri umusirikare ukaba wari kapiteni, akira kuzamurwa mu ntera. Niba wari umwarimu, akira kuba deregiteri. Niba wari umuhanzi, akira kuzamurwa mu ntera. Kuko nabonye abantu bicaye ku mababa, mbona barimo gutambagizwa. Imana irambwira ngo abantu banjye bazamuye mu ntera. Ariko nawe tekereza, ni gutumara imyaka 10-15 uri ku cyiciro kimwe utazamuka, abandi bagahabwa promotion, abandi bagahabwa iki. Imana yambwiye ngo ubwoko bwanjye babwire ko mbazamuye mu izina rya Yesu. So mwakire kuzamurwa mu kazi ka uzamurwe. Hari abantu bagiye kuba abaderegiteri kandi mwari abakozi basanzwe. Hari abandi bagiye guhabwa ibintu bitandukanye. Imana yabazamuye, ni mwakire kuzamurwa mu izina rya Yesu. Cya gatatu Imana yambwiye, ubundi nkabasengera ibintu mwibuka. Imana yabimbwiye nijoro saa 10 ndimo nsenga. Kandi nuramuka unafashijwe n'ibi bintu bikanasohora, nimero yacu ibiri aho ngaho, ujye uduhamagara. Ejo hari umuntu wambwiye ari mu Bubiligi, ubu ngubu yambwiye ati we pasiteri wampanuriye ikintu mu kwezi kwa mbere, none akazi nakagezemo, unitegura kurya nanjye ku ituro ry'umuntu uvuye hanze. Haleluya, Mungu ugire ngo amina. Haleluya, zamura ibiganza uhereze Imana icyubahiro. Imana yacu niyo kwizerwa. Icya gatatu Imana yambwiye, nkahita mbasengera. Umvugire ngo amena. Ndabona murimo kundeba, muzire gutya, mupepere gutya. Amina, haleluya. Icya gatatu Imana yambwiye, imaze kumbwira ngo abantu ndabazamuye. Abahabwa amaranka Imana irayabahaye, abahabwa amaviza Imana, ibintu Imana ikoze ibintu n'ibitangaza. Ndagira nkubwire, Imana yaraye imbwiye nijoro nguze kubwira ubwoko bwanjye ibi bintu byose uko mbigutegetse, ntugabanyeho na kimwe. Nabyanditse, dore ngibi nabyanditse, mutagira ngo ndababeshya. Nahise mbyuka nijoro ndabyandika ngo ntazabyibagirwa. Dore ngibi nuko nabyanditse muri telefone, ntago muhareba neza, ariko ngibi nabyanditse kugira ngo ntaza kubyibagirwa. Icya gatatu Imana yambwiye, tugahita dusenga Imana. Reka mbabwize ukuri, Imana yambwiye ngo mbabwire, umuntu wese umaze igihe kinini asengera ikintu ariko kimaze imyaka 3, nukuvuga ikintu cyose wasengeraga. Kuko nagiye kubona mbona umubare wa gatatu. Mbibutse ko Yesu yapfuye ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu arazuka. Imana yambwiye ngo ubwire abantu ko nzuye ibyabo byari byarapfuye. Satani yarazi ko aheranye Yesu ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Imana yambwiye ngo ubwire ubwoko bwanjye yuko ibyabo byari byarapfuye mbizuye. Ntabwo nzi ibyawe byari byarapfuye, niba ari business, niba ari ubuzima, ntabwo nzi ibyari byo. Icyo nzi nuko Imana yambwiye kwizuye ibyawe byari byarapfuye mu izina rya Yesu. Nibyo bintu bitatu Imana yambwiye, ntacyo nongereyeho, nta nicyo ngabanyijeho. Muzamura ibiganza muhereze iyera icyubahiro. Turashimira n'umukozi w'Imana uri kuri kamera. Iyi kamera Imana yarayiduhaye, ariko hari indi batubwiye igura miliyoni 8. Iyi niyo dushaka mwa abantu mudukurikirana, muduhe ku mafaranga tugure kamera tugezeho abantu ubutumwa bwiza. Iyi dufite igura miliyoni 3. Hari ibintu byinshi tabagezaho neza. Hari indi batubwiye igura miliyoni 8. Mudushyigikire ubundi dukora ubwami bw'Imana, dukora umurimo w'Imana. N'ubundi muyatwima mushobora kuyajyana mu bapfumu cyangwa mukayajyana no mu bindi, kandi mutazigera mwibuka. Muduhe amafaranga yo dukora umurimo w'Imana, nta kindi dusigaje mu isi uretse kwamamaza ubutumwa bwiza. Dukeneye kamera igura miliyoni 8. Ubwo ni ibihumbi nka 6,500 by'amadolari. Ayo mafaranga umuntu umwe yayaduha, abantu 2 bayaduha, sinangombwa abantu 100. We wayaduha, ndabizi ko wahawe umugisha. Hari abantu bayenga 10,000 by'amadolari. Ngiye kubasengera kugira ngo dayimoni atabanyaga buno buhanuzi mu izina rya Yesu. Reka dusenge.